Kuri uyu munsi wa mbere mu minsi 1260 tuzamara mu cyiciro cya mbere cy'umushinga uzatugeza ku iterambere rirambye, turahamagarira buri umwe wese wifuza kugendana natwe gukora subscribe kuri iyi channel yacu Innovation 1260 Days TV. Natwe tukakwandika mu bo dutangiranye urugendo rw'iterambere rirambye dukoresheje guhanga udushya mu mishinga, kandi nawe wacika ukaba ari bwo ukibona iyi video ya mbere ya Innovation 1260 Days TV. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, share, like, ukaduha na comment y'inyunganizi cyangwa ikibazo washaka ko twagusobanurira, kabone naho yaba ari icyo uhuye nacyo muri uyu mwuga, waba warabitangiye waba biteganya uzajya usobanura. Aho uzaba ufite amahirwe ko nta video n'imwe izagucika ngo utambuke utayibonye, kuko igihe wakoze subscribe uba wamaze kwiyandikisha kuri channel yacu, aho uzaba uduteye inkunga ikomeye maze nawe ukihahira ubumenyi. Kuba uri kuri urwo rwego uriho si ikibazo cyangwa igitangaza, ahubwo nicyo gihe, kuko ikosa si ukugwa bwa mbere, ahubwo iyo wongeye niryo kosa. Kugira ubwoba bwo gukora ikintu cyaguteza imbere byo si ikosa, ahubwo ni agahinda, kuko icyo gihe wari ufite ntikiba kizagaruka ukundi. Buzira buke, ariko amahirwe azana n'umunsi wayo, kuko undi munsi nawe uzaba ufite ibindi. Birashoboka ko amahirwe yagaruka, ariko cya gihe ntikizagaruka. Emwe nuko wanganaga cya gihe siko uzaba ungana kuri iyo nshuro. Witinda rero kora subscribe kuri iyi channel yacu twigendere. Aha ibaza iki kibazo: ese birashoboka ko nakwihindurira amateka nkanjye Innovation 1260 Days TV? Birashoboka ko nakwihindurira amateka? Igisubizo ni yego. Niba rero bishoboka, nawe kora subscribe, like, share na comment twigendere. Innovation 1260 Days TV yagerageje gushyira ubushakashatsi bwayo mu ndimi zirenze rumwe, ari nacyo bashishikariza kugerageza guhanga udushya mu mishinga bose bakora. Kandi nasaba abamaze kugera kure bavumbura udushya kudushyira ahagaragara mu rwego rwo kuguma gufatanya guhashya ubukene bwugarije benshi hirya no hino ku isi. Wowe ubonye iyi video, Innovation 1260 Days TV iragusaba nibura kuyigeza ku nshuti zawe zose, ndetse ku mbuga nkoranyambaga zawe zose. Uraba uhaye umuganda ukomeye uzayibona yayihawe nawe, kandi uko ugenda uyireba ugerageze kugira icyo uzongeraho nawe tugezeho. Aha twizera tudashidikanya ko ubutaha nyuma y'iminsi 1260 tuzahera ku bushakashatsi bwavuye muri mwebwe, tugakora ikindi gihembwe gishobora no kutugeza mu myaka 10 iri imbere cyangwa tukayirenga. Abayobozi bacu bahereye kera bakigera ku buyobozi badusaba gukora cyane kugira ngo tubashe kwiteza imbere. Kizigenza muri bati kora cyane kugera aho wumva ububabare, ahatekereza usubizamo. Innovation 1260 Days TV yakwibutsaga ko umuntu nta yindi ntwaro yahawe yo kurwanisha intambara y'ubukene, dore ko ari nawe mwanzi mukuru wa muntu. Iyo ntwaro ni imwe yonyine. Iyo ntwaro ni ubwenge bwo mu mutwe n'ubwonko. Ibi bivuga ko tugomba gutyaza ubwonko kugeza butyaye nk'iryinyo ryahawe inyamaswa y'inyamajanja cyangwa ihembe ry'inyamaswa z'inyabinono. Zibityaza kuko zizi ko urugamba rukomeje. Akaba wamuhanze ati amacumu y'inda burya ntashira igorora. Nshuti bakunzi ba Innovation 1260 Days TV, aha twibukiranye ko igihe umara ntacyo urimo gutekereza gukora, cyangwa ugatekereza ntuhite ushyira mu bikorwa ibyo watekerejwe, kwigira ntibindeba, haracyari kare, ibyo byose nzabikora nta kinyirukasa, ndacyari muto, ibihe ni bibi nta kiratungana. Nshuti yanjye muvandimwe, bashiki bacu rwose, igihe cyawe ni iki, ave kuzarira, utazicuza ibihe byahise wiyicariye kandi ibyo gukora bihari. Isomo rya mbere: uko watezwa imbere n'inkoko nibura 2 z'amagi. Nshuti muvandimwe, kuri iyi si yacu dutuye, ndizera ntashidikanya ko nta muntu wabura inkoko 2 maze zikamuterera nibura amagi 50. Aha hari n'ubundi buryo wazibonamo. Icyitonderwa: aha turakoresha amafaranga y'u Rwanda, kuko idolari rimwe ringana n'amafaranga y'u Rwanda 1008. Niba utahereye kuri za nkoko 2, ukaba ufite igishoro gito ushobora gukuramo nibura amagi 60 abanguriye cyangwa atewe n'inkoko zibana n'amasake,
Twibukiranye aya ni amatireyi abiri, kuyabona aha ndumva atagorana cyane kuko nibura aya magi yagurwa hagati y'amafaranga 100 n'amafaranga 150 y'u Rwanda. Aha birumvikana ko yaba ahagaze amafaranga 9,000 y'u Rwanda, kuko waba utaragira ubushobozi bwo kugura ibikoresho byo gukora nibura ituragiro ryisumbuyeho, wakoresha itara rimwe rya wate 65 cyangwa wate 75 cyangwa wate 100. Waba nta muriro ufite ugakoresha itara ry'ikirahure, ikarito, terimometere, isafuriya n'amazi, maze ugaturaga ya magi 60. Aha hashobora kuvamo imishwi nibura igakura ari inkoko 50. Iki gihe umaze kugira inkoko 50 uba wamaze kuba umworozi nyawe, kuko inkoko 50 washaka uburyo hasigaramo inkokokazi 40 n'amasake 10, maze ukazorora amezi 5 zigatangira gutera, aho nibura icyumweru wajya uba ufite amagi 250. Ayo magi 250 yo mu cyumweru ugafataho icyumweru kimwe ukayaturaga mu buryo bwisumbuye ku bwo waturagishije aya mbere 60, maze ayindi minsi ukaba uyagurisha akavamo ibyo kurya byo kugaburira izo nkoko muri cya gihe cy'iminsi 21, dutegereje ko aya magi 250 ya cya cyumweru cya mbere aturagwa. Aha twavuga ko nibura aya magi 250 waturaze mu cyiciro cya kabiri avuyemo inkoko zikuze 200 nyuma y'andi mezi 5 zizaba nazo zitangiye gutera, aho uzajya uba ufite nibura amagi 1,400 mu cyumweru cya mbere, aho nayo uzashyira mu mashini agaturagwamo nibura inkoko 1,000. Twavuga ko ari icyiciro cya gatatu, aho tuzaba tumaze amezi nibura hagati ya 15 na 18. Nk'uko tuzi intego yacu yo kumara iminsi 1,460 twamaze kuba abaherwe, za nkoko 1,000 zizahita zitunganywamo izo gutera amagi abanguriye hagamijwe kwagura umushinga. Aha mu cyumweru cya mbere tuzaba dufite amagi nibura 6,000. Tuzaturagamo imishwi izatwinjiza mu cyiciro cya 4 cy'umushinga. Aha tuzakuramo nibura inkoko 5,000. Izo nkoko 5,000 zizatugeza mu cyiciro cya 5, maze nazo dukuremo izizatugeza mu cyiciro cya nyuma aricyo cya 6. Aha tuzaba tumaze kugera ku ntego yacu yo kumara iminsi 1,460 twabaye abaherwe, kuko inkoko 5,000 duteganya nazo ko mu mezi yazo 5 ya mbere zizatangira gutera, maze dufate aya mbere y'iminsi 7 maze tuyashyire mu mashini ari amagi 5,000 gukuba 7. Icyo gihe azaba ari amagi 35,000. Aha bitewe n'urwego tuzaba tugezeho, tuzongera imbaraga z'igikoresho dukoresha duturaga amagi, byaba na ngombwa tukongera n'umubare wabyo, kandi tukarushaho gukaza imbaraga zituma ibipimo byagenwe bigera kuri buri gi. Cyane ko iyo mashini ibaye nini, tuzifashisha ibyuma bikwirakwizamo bwa bushyuhe n'ubuhehere, urugero nka vandarateri. Nshuti bavandimwe, twese tuzi uko itungo ry'inkoko ubu ku masoko rihagaze, kuko inkoko 35,000 nizigurishwa nibura inkoko imwe amafaranga y'u Rwanda 5,000, tuzakuramo amafaranga y'u Rwanda miliyoni 175. Aha twaba dusoje ya minsi twihaye, mu by'ukuri bigaragara ko umuntu yaba yageze ku nshingano yihaye afatanyije na Innovation 60 Days TV, kandi nta no kwibaza kuri byinshi. Aha wakwibaza ku bijyanye n'imiti, ibiryo, abaganga n'abashumba bazo. Oya ntubitindeho, kuko mu gihe cy'amezi 5 twagiye dufataho amagi y'iminsi ya mbere 7 gusa. Noneho bivuze ko indi minsi 150 dukuyemo 7 ni iminsi 143. Yose amagi azaba agurishwa, kandi nyuma y'ubworozi Innovation 60 Days TV yabateguriye umushinga w'ubuhinzi bw'imboga n'imbuto, byose bizajya bivamo ibyo kurya abavuzi n'abashumba bizi inkoko, kandi hasaguka amafaranga atari make ajya kuri akawunti ya nyiri umushinga. Nshuti bavandimwe rero, dutangiranye uru rugendo twizeye ko intsinzi yacu izagerwaho nitwiyemeza gukora tutikoresheje, tugakurikira neza video za Innovation 60 Days TV. Nta kabuza gahunda yacu yo kwiteza imbere tuzayigeraho, kandi mbere y'igihe twihaye cy'iminsi 1,460. Twizeye ko wamaze gukora subscribe. Niba utarabikora kugira udacikwa na video n'imwe kandi ukabona duteye inkunga, kora subscribe, like na share. Nk'uko utazasiga ibikoresho bigufasha guturaga imishwi, turagushishikariza kubana natwe kugira ngo tukwibutse cyangwa tugufashe gusigasira ibyo twaba twagezeho, na cyane ko uyu mushinga usaba ko wawuhora hafi kimwe n'indi mishinga yose. Dukomeje kwibutsa ko tugomba gukora cyane hakiri kare, kugira ngo igihe twakabaye twicuza ko twatinze, ahubwo tuzatwishimira ko twumvise kandi tukemera inama twagiriwe. Innovation 60 Days TV, Imana ikomeze ibiteho. Twongere guhura mu kanya gato turebera hamwe ibikorwa kugira ngo umushwi w'inkoko uboneke.
Ubusanzwe inkoko iri mu magi iba ifite ibi bipimo: icya mbere, ubushyuhe bwa dogere selisiyusi hagati ya 36 na 38, n'ubuhehere hagati ya 60 na 85, akaba ari byo Innovation 12 Days TV yafashe maze itangira kwereka abayikurikira uko ibi bipimo bishobora gushyirwa mu gikoresho icyo ari cyo cyose cyashobora kububika no kubucunga neza, icyo tukacyita ubuturagira. Impamvu y'ubu bushyuhe duhereye ku bushyuhe bwa dogere selisiyusi 36 na 38, ubusanzwe ubushyuhe tugira mu kirere cyangwa mu mazu yacu ntabwo byoroshye kandi ntibisanzwe ko bugera kuri ibi bipimo. Niyo mpamvu iyo amagi atarashyirwa ahabugenewe hari ubushyuhe bwisumbuyeho, ntabwo aba agatangiye kurarirwa, aho atangira urugendo rw'iminsi 21 yo kurema umushwi. Kimwe n'ubuhehere bwa 60 na 45 bifatanyiriza hamwe kurema wa mushwi, kuko byose bikenerwa n'umushwi uri mu igi. Ikindi, ubu buhehere bugomba kongerwa, igipimo kikaguma hejuru ya 70 mu minsi 3 ya nyuma, ni ukuvuga kuva ku munsi wa 18 amagi ageze mu ituragiro, kugira ngo igifuniko cy'igi kirusheho koroha, umushwi ubashe kukimena byoroshye. Hiyongereyeho umwuka mwiza wo guhumeka, kuko igi naryo rirahumeka nk'uko tugiye kubibona muri videwo zikurikira. Igikoresho cyacu kigomba kuba cyitaweho buri uko kigenda gishyirwaho inshingano zo guturaga amagi menshi. Nk'uko bisanzwe igikoresho cy'agaciro kigomba kuba kandi cyitaweho cyane, kandi hakanibandwa ku byo kibitse amagi, kuko buri masaha 6 amagi agomba guhindurwa. Kubahiriza izo saha, igikoresho cyawe kigomba kuba kigenda cyorohereza uhindura amagi kugira ngo amagi atangirika mu mwanya wo guhindurwa, kandi bigakorwa vuba kugira ngo icyo gikoresho kitinjiza umuyaga, maze bya bipimo byacu bigatakara umwanya munini ugereranyije n'uw'inkoko imara yasohotse mu magi igiye gutora cyangwa guta amatotora. Amagi ushobora kuyahindura ukoresheje ikiganza, uyahindukiza buhoro buhoro, cyangwa bitewe n'ubushobozi bw'igikoresho cyawe, amagi akaba ahindurwa hadakoreshejwe intoki, cyane ko uburyo bwo guhinduza intoki icyo gikoresho kiba cyafunguwe kandi si byiza guhora gifunguye. Nshuti dufatanije urugendo, ubu ni uburyo bworoshye kugira ngo imishwi iboneke, ariko igihe habaho kwirara muri iyi minsi 21, waba ukoze ikosa rikomeye rishobora kugushyira mu kaga gatuma aya magi ataguha imishwi ihagije nk'uko wari wabiteguye. Aha tugira amahirwe mu bihugu byacu hafi ya hose dufite umuriro w'amashanyarazi, kandi ntukunze kubura, n'iyo wabura ni gake gashoboka katagira icyo gatwara ya magi ari mu ituragira. Ikindi, ahatari umuriro w'amashanyarazi cyangwa igihe ubuze, hari amatara afite ibirahure akunze kwitwa amatara y'imikono. Aya arifashishwa mu buryo buzacishwa ku Innovation 12 Days TV, buri muntu akamenya uko akoreshwa, dore ko tuzanabereka uko akoreshwa mu gutanga ubuhehere mu magi. Aha mu cyiciro cya mbere turarebera hamwe ikintu ku kindi mu bigize igikorwa cyo guturaga imishwi, dore ko tugomba kwitondera nibura ibintu 9 bikurikira. Icya mbere, guhitamo ubwoko bwiza bwaguha amagi wifuza ko waturaga, akazaguha ubwoko bumeze neza nka se na za nyina. Icya kabiri, amagi kuva aho yaterewe kugera uyagejeje mu buturagiro agomba kuba abitswe neza kandi ahantu hadashyushye. Ikindi, umutwe w'igi mutoya ureba hasi, umutwe w'igi munini ureba hejuru, kuko mu mutwe munini w'igi niho igi rihumekera, nk'uko mubibona mu mashusho. Igihe ugiye gushyira amagi mu ituragiro ryawe wateguye, ubanza kureba niba ubushyuhe n'ubuhehere bigeze ku bipimo twabonye mbere bya dogere selisiyusi 36 na 38 na 60 kugera kuri 80 by'ubuhehere, kugira ngo igi rikigera mu buturagiro umushwi utangire urugendo rwo kwirema mu igi. Igihe wamaze gutera imbere ukaba mu guturaga ukoresha imashini, ugomba kwitonda ukareba niba uko twabonye hejuru amagi abika umutwe munini uri hejuru, umutwe muto uri hasi, ni nako agomba gushyirwa mu mashini. Ariko ugikoresha uburyo buciriritse ayashyiraho yateguye guturagira amagi arambitse urubavu, nk'uko mu cyari cy'inkoko aba ameze. Gusa uburyo bwa kabiri twise ko ari uburyo buciriritse, busaba ubwitonzi mu guhindurwa kw'amagi, kuko urubavu rw'igi ruba rworoshye cyane, bigatuma kumeneka byakoroha cyane. Nk'uko mubibona mu mashusho, urubavu rw'igi rworoshye cyane kurusha imitwe yaryo. Ikindi, kugira ngo umenye ko igi ryahinduwe ntibyoroshye, gusa ushobora kwifashisha uburyo bwo kwandika ku rubavu rumwe rw'igi. Amagi akimara kugera mu buturagiro ugomba kwitondera bwa bushyuhe n'ubuhehere kugira ngo bitaba byinshi bikarenga bya bipimo twabonye, cyangwa ubushyuhe n'ubuhehere bikaba bikeya. Iki gihe iyo ibipimo bitakaye imishwi ipfira mu igi. Ikibabaje, ukaguma ukayarekeramo iminsi 21 yashira ukabona nta mishwi ibonetse, ni ukuvuga rero ko bisaba gukurikirana cyane. Icya gatandatu, igihe haciye iminsi 7 cyangwa 8
upima ya magi ukoresheje urumuri rw'itoroshi cyangwa urundi rushobora kubonesha mu igi, ukareba harimo imishwi ukayarekeramo, atarimo imishwi ukayakuramo. Iki gihe atarimo imishwi ashobora kuba yaribwa, cyitonderwa. Wa mwanya umara uyapima ugomba kuba mutoya, cyangwa ukagenda upima make make, emwe ubonye uwo mwanya wakubana muremure aho kugira ngo wiyangirize amagi. Icyangombwa ni uko wamaze kubona uko bihagaze ku yo wapimye mbere. Usanze imishwi irimo kwirema neza warekeraho, kuko atameze neza icyo gihe yaba ari makeya. Igihe hashize iminsi 18 ni ukwibuka kongera bwa buhehere kandi guhindurwa kw'amagi kugahagarikwa, hategerejwe kwituraga kw'amagi. Iyo ufite ubuturagiro buhanitse, ni ukuvuga imashini zihindurira amagi, uyakuramo ukayashyira mu mwanya wo hasi hirindwa ko imishwi yahanuka cyangwa ikaba yafatwa mu myanya imwe n'imwe cyangwa igakubitwa na za vandarateri zikwiza ubushyuhe mu buturagiro. Igihe imishwi itangiye kuva mu magi, hasabwa kwitondera ibipimo, cyane cyane abakoresha uburyo buciriritse. Kandi igihe ubona imishwi hamaze kuboneka nibura 1/3 cyangwa hashize amasaha 5 iyo mishwi imaze kuvuka, ushobora gufungura ubuturagiro akanya gato katarenze iminota 3. Ya mishwi imaze kuvuka ukaba wayikuramo ukayishyira mu bushyuhe buri munsi y'uburi mu ituragiro, nibura hagati ya °C 30 na 36, gutyo kugeza amagi yose yituraze. Imishwi imaze umunsi umwe ishobora gutangira inkingo kugira ngo hirindwe indwara zishobora guhitana imishwi yawe, dore ko ishobora no kudapfa ari mito igapfa imaze kuba mikuru bitewe no kuba itarakingiwe. Ibikoresho bigize ubuturagiro buciriritse: icya mbere, imbaho cyangwa ikarito; icya kabiri, itara ry'ikirahure cyangwa peteroli; icya kabiri, itara ry'ikirahure rya peteroli; icya gatatu, ipamba cyangwa ibarizo; icya kane, terimometere. Ibikoresho bigize ituragiro ryisumbuye: imbaho na triplex cyangwa imbaho za MDF; icya kabiri, ishashi ikomeye cyangwa itapi yoroshye; icya gatatu, ipamba cyangwa muse; icya kane, amatara; icya gatanu, amatireyi; icya gatandatu, utubido tw'amazi; icya karindwi, kontorora; icya munani, vandarateri. Ibikoresho bigize ituragiro ryo mu rwego ruhanitse: ibati ryabugenewe n'amavisi; icya kabiri, ipamba; icya gatatu, amatara; icya kane, amatireyi; icya gatanu, igitanda cy'amatireyi cyihindura; icya gatandatu, vandarateri; icya karindwi, kontorora. Igihe hari ibyo utubahirije cyangwa hari ibyo utakoze neza mu gikorwa cyo guturaga imishwi, hashobora kubaho ibi bikurikira: utitondeye umwuka cyangwa ogisijene winjira mu buturagiro bwawe hakinjira mwinshi, ushobora guhinduka umuyaga mwinshi ugateza ubukonje mu buturagiro. Icya kabiri, igihe ubuhehere humidite ibaye nkeya mu buturagiro, imishwi yumira mu magi itanumye hakiri kare, inanirwa kuva mu gishishwa cy'igi mu gihe iminsi yo kwituraga igeze, kubera ko nta buhehere bwabonetse bwo koroshya cya gifuniko cy'igi. Aha twibukiranye ko iyo umushwi ugiye kwituraga ukoresha imbaraga cyane, ariko iyo uteye gatatu byanga, imbaraga zirashira, ubwo ukicecekera ukaba upfiriye mutyo. Gusa uramutse wabibonye ko byanze, hari uburyo bwo kuwufasha kukimena, ariko ukirinda kuwukoraho kuko uba utarakomera unababara cyane, kandi ugisaturamo kabiri gusa ugasigara muri kimwe, nyuma ukaza kuyikuramo, gusa ukaba ufite amahirwe make yo kubaho. Cya gatatu, igihe ufite amagi mu buturagiro ugomba guhora witeguye icyaguha ubutabazi igihe icyo ukoresha kigize ikibazo cyo gutanga ubushyuhe, kugira ngo hatabura ubushyuhe umwanya munini, dore ko cyagiye inkoko imara hanze nawe utagomba kukirenza mu buturagiro hatarimo ibipimo byose byagenwe. Aha kora subscribe, like na share, duhe komenti maze urebe izindi video zikurikira. Nshuti bakundwa, mbasabye inkunga kugira ngo natwe muduteze imbere, kandi biroroshye. Kora subscribe gusa uraba udufashije.